iratunyura kandi twe nk'abareyo tunayibonamo tuba tubona ari niyacu tuba tubona ari niyacu siniya karenzi urabyemera abasiniyo barimo baraganira tuba twumva radio ari yacu tw'abareyo tuyumvamo cyane radio ni yabareyo rwose radio pe ese wemewe ntubyemeza urabyemera se ndabona isatabyemera ndewe naninegereje kureba reaction yawe yageze we yabikwemereye yabikubwiye ifungurwa niba babonye ko bari bahari narababonye kuri YouTube n'ubabona bakubwira bati turi basiniya turi kumwe batigira vuba ariko isava kuko kwamamaza twinjire muri reyo aho yitinyira najangwa ni yari ndizera ko mumeze neza cyane mwe mwese mukomeje kugenda mudukurikira kuri iyi YouTube channel yacu bayita Iraguha Info mwanya mwiza tubagezaho zimwe mu nkuru ziri kugenda zivugwa cyane haba mu mikino ndetse no mu bindi bisata byose. Niba utarakora subscribe ni umwanya mwiza wo kuba ukanda subscribe kugira ngo tujye tukomeza kubana mu biganiro biri imbere bigiye bitandukanye. Niba warayikoze uri umuntu w'umugabo urakaza neza mu muryango wabahora imbere mu makuru, reka tudatinze uyu munsi tuvuga inkuru tugiye kugaruka kuri radio witwa Sam Karenzi bayita SKFM. Uyu nguyu Sam Karenzi ashinze radio nyuma yo kunyura ku radio ajya atandukanye nka Radio Sarosi, Radio DC, Fine FM. Magingo aya ngaya akaba abarizwa kuri radio ye. Nago tuza kwinjira muri byinshi cyane ngo tuvuga ati yahereye ahanga ngira ngo murabizi ko yahereye kuri Radio DC aza kuva kuri Radio DC yerekeza kuri Fine FM akaza kuva kuri Fine FM yerekeza ahanga kuri SKFM. Yahereye ku kiganiro cyitwa Urukiko aza kujya mu rukiko rw'ubujurire magingo yangaya akaba akora ku cyitwa Urukiko rw'ikirenga. Ni radio yashinze yitwa SKFM ari nayo icaho icyo kiganiro cyitwa Urukiko rw'ikirenga, akorana na bamwe mu banyamakuru b'abasini barimo Emeni Bizi, harimo uwitwa Ishimwe Ricardo ndetse na Senior Kazungu Clever nkuko Rikara akunda kumwita. Icyo kiganiro bagikorana na mwenyewe nyiri radio bamwita Sam Karenzi. Ikiganiro kiba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu kuva amasaha y'isa 4 kikageza ku isaha y'isa 8 cyangwa kikageza ku isaha y'isa 7. Urumva ko nta saha yo kurangiriraho kigira, urumva ko nyine kiba kirimo nyiri radio. Radio yafunguwe ku mugaragaro mu minsi yashize ifungurwa n'abarimo Mutesi Scovia uhagarariye ishyirahamwe ry'abanyamakuru ndetse n'abandi bagiye bakomeye. Radio sibyo biganiro byonyine bicaho kuko acaho n'ibindi biganiro bikorwa n'uwitwa Bianca, uwitwa MC Nario, ikagira n'abandi banyamakuru barimo Edisa Biti ndetse na Maurice wavuye kuri RBA. Sibyo uyu munsi tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye kuba tugaruka ku byavugiwe mu kiganiro cyabaye ku munsi w'ejo ku wa gatandatu ubwo bakiraga usa nkaho ari we muvugizi magingo yanga w'ikipe ya Rayon Sport bamwita Wasiri yaje muri iki kiganiro cyari kirimo abanyamakuru nka Emeni Bizi, uwitwa Naisa, uwitwa Kazungu Clever n'uwitwa Sam Karenzi. Ni ikiganiro cyabaye ku munsi w'ejo ku wa gatandatu. Nago tugiye kujya mu byo baganiriye cyane, ahubwo tugiye kujya mu cyo bavuze gisa nkaho cyatunguye benshi ubwo uwitwa Wasiri yaje kuba abwira uwitwa Sam Karenzi ati senior iyi radio si yabareyo. Uwitwa Sam Karenzi atajijinganyije rwose aza kwemera ko ari radio yabareyo. Nyamara nyuma yaje kuba atekereza kabiri ahita avuga ati nyamara ariko iyi radio ni y'abaperi nyine, ariko wumva ko byari byamusize mu kiganiro. Reka twumve bimwe mu byavuzwe muri aka kaganiro gatoya bagiranye, nyuma noneho uraza kuba umbwira ati ese wabyumvisha ute, wabibonye ute. Reka twumve ikiganiro bagiranye. yari yoroshe amazi iminsi atorohewe ariko n'agatentire ka 2 ku busa kajya muwe musatse ko wakumera none. Wasiri ikaze muri SKFM. Urakoze cyane, radio isa neza, irimo akayaga kugera kuri frequency nziza, ifite abanyamakuru b'abahanga. Rikara ubundi yo
ariko introduce arakubwira ngo ikaze mu kiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda. Okay, ariko nibyo ntawe duhanganye nawe. ati waramutse neza ko rw'ikirenga rwa siporo rwo mu Rwanda rwa mbere. ahita avuga ko ari ikiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda. ati urakaza neza senior Sam Karenzi mukanya nabonye kuri YouTube bari bamereye nabi umunyamakuru wa mbere ako kantu ngo nakibagiye akongera nanone ati amakosa ati waramutse neza senior Kazungu Clever ariko tumushinja ko yageze kuri Eme hatagiye yongeraho senior. kubera iki se abasenior ngo ni batatu gusa mu Rwanda. yes niko ko bari yamaze kugaca ngo uravuze ngo Eme amwipimaho yavuze ngo ngiye abasenior mu Rwanda unundi uri wese uzaza tuzakorana zababizi ngo abasenior ngo wagraduatinze kujya mu basenior vuba ni Sam urumva ngo abasenior arazi ni babiri Kazungu n'umuntu bita Regis ngo Sam nawe baracyari batatu se n'ubu ubu ni batatu gusa bimbwiye ejo sinemeranya nawe nabaje ni ubu na Jado Castani namwita Senior benshi cyane ati senior reka nanjye nakire senior hyper ubwo ngeze mu basenior na senior hyper nicaye mu ntebe ya senior ubwo reka ni senior hyper nitizi iryo peti rya senior. barakoze cyane kuzana iyi radio iratunyura kandi twe nk'abareyo tunayibonamo tuba tubona ari niyacu. tuba tubona ari niyacu senior Sam Karenzi urabyemera abasiniyo barimo baraganira tuba twumva radio ari iyacu tw'abareyo tuyiyumvamo cyane. radio ni y'abareyo rwose iyi radio pe ese wemewe ntubyemeza urabyemera se kandi banayise atabyemera ngewe nari negereje kureba reaction yawe yageze we yabikwemereye yabikubwiye ifungurwa niba babonye ko bari bahari narababonye kuri YouTube n'ubabona bakubwira bati turi kumwe basiniya turi kumwe batigira vuba ariko isava kuko kwamamaza twinjire muri reyo aho yitinyira najangwa niyo ari hano hiti biyape ahubwo icyo niyo reyo nape najangwa niwe aravuga ati n'ikimenyimenyi ati ngiye mutumirwa wa mbere winjiye mu rukiko rw'ikirenga bivuze ngo niyo abape nge natinze kuhagera ariko nagombaga kuhagerera igihe cya nyacyo ikiganiro mukikizana ku wa gatandatu singe wa mbere ukinjemo ariko nibyo niwo wa mbere cyo ku wa gatandatu singe ukinjemo ngo agomba gutayiminga nkaza umunsi utandukanye n'uwabandi baziyeho yewe nategereje ko bigera ku wa gatandatu ikiganiro kikijya ku wa gatandatu nagombaga kukizamo nanjye ndi uwa mbere kugira ngo bibe bitandukanye n'iby'abandi ziribuze gufunga undi azategereza icyo ku cyumweru undi nawe azavuga ati cyangwa azaze muri match ngomba gukuraho akandi gashya muri match ariko nta muntu urazamura nta uraza muri match nyumva buri munsi ntago byangora kumenya ko yaje